yitwa Bosco Empire ari gushinja uwitwa Pastor Mutesi kuba yaramwohereje abantu bamugirira nabi ngo ni umusore ngo washatse kujya gufata Bosco Empire Joshua ngamuvunagura amaguru ngamuvunagura amaboko asigara ari kuri yameze nyine nka kuri mumubona uburyo ameze ngo nta kintu kimwe yikorera. Ni ikiganiro mu kanya gato Bosco Empire yakoze kirimo ifoto y'umugabo wamuhamagaye tugiye kwinjiramo ese koko nibyo arakumubeshyira kuko muribuka muri ya voice note yamuhaye harimo message ikomeye cyane ngo ubwo muri gukorera abandi ngo nabandi babishatse babugukorera. Bosco Empire rero ari kumushinja ubugome tugiye kubyinjiramo neza. Ikindi invitation mwayibonye se ubu ni ubukwe budasanzwe ubu bukwe buriho Joshua buriho hariho na Dina ko hazabaho ubukwe hazabaho kwakira abantu saa 9 abantu vuye mu bukwe bazakirwa niharangiza nijoro saa 4 habi kitwa romantic dinner. Iyo romantic dinner rero nizaza m'abantu bambaye imyenda ifite code ya reka nizere ko umeze neza cyane wo kuri JB Rwanda mu mpande zose zitandukanye z'isi amajyepfo amajyaruguru sozonegera sobonezere ko mumeze neza cyane. Abari Rusizi nizere ko mumeze neza cyane kuko ntimukagire impungenge amahoro ni yose mu gihugu. Ikintu kisigaye kinshimisha no buryo ujya kubona nko muri Kongo bari kurasa kuko amasasa ari kumvikana ariko ukabona umuturage wo mu Rwanda aratuje ari gukora ibintu bye bamubaza ati ntabwo bufite ati ngabo zacu turazizeye. Biriya bintu ndabikunda cyane pe babyerekana ko igihugu umutekano wacyo umeze neza ku mutekano w'igihugu wizewe kandi cyane ingabo z'igihugu nyine aho uhuriye hose no gushinga no kubushinzwe umutekano ko bimeze neza cyane kandi ubona ko ari ibintu biba bisa neza cyane. So ariko ngiye byarantunguye mwabonye yuko M23 muri Kongo yise shyiraho polisi ubu muri Kongo muri Goma hari police traffic police kandi menya batazigiraga abapolisi basa neza cyane bambaye imyenda y'ubururu busa nkaho bwererutse mu kuntu cyane ndetse numvisha amakuru yuko ejo bari batangiye no gukora ibarura niba rejo bundi ry'abaturage bose kavuga ngo uru rugo rubamo abantu 10 uru rugo rubamo abantu 10 nyine ku buryo bamenya umuturage wo muri urugo rugo bakamenya n'amazina kandi koko ni undi bakubwira ko ari bwo buryo bwiza bwo guhashya haduyi cyangwa buryo bwiza bwo kuba warwanya abacengezi baje kugutera kuko biragoye. Hari umuntu ushobora kuza nko mu nzu ugasanga acumbikiye nk'abacengezi 10 cyangwa 20 ugasanga nijoro bagize ikintu kibi bakora ariko biba bizwi neza cyane rwose urugo rurimo abantu 20 urugo rurimo abantu 3 urugo rurimo abantu 4 usanga ari ibintu byiza cyane pe nanakomeza gushimira na bamwe mu baturage ba Bukavu bagiye batungira urutoki mu Ventura bakavuga ngo do bihisha hariya do umuntu wasahuye nuri umuntu wibyerera duka nuri n'amakuru avuga ko bamwe muri bo batangiye kugenda babigarura kuri ubu ngubu uvuze inkuru ntuvugemo mu Ventura byaba bigoye cyane. Reka twigarukire iwacu rero yitwa Bosco Empire ari gushinja uwitwa Pastor Mutesi kuba yaramwohereje abantu bamugirira nabi ngo ni umusore ngo washatse kujya gufata Bosco Empire Joshua ngamuvunagura amaguru ngamuvunagura amaboko asigara ari kuri yameze nyine nka kuri mumubona uburyo ameze ngo nta kintu kimwe yikorera. Ni ikiganiro mu kanya gato Bosco Empire yakoze kirimo ifoto y'umugabo wamuhamagaye tugiye kwinjiramo ese koko nibyo arakumubeshyira kuko muribuka muri ya voice note yamuhaye harimo message ikomeye cyane ngo ubwo muri gukorera abandi ngo nabandi babishatse babugukorera.
Bosco Empire rero ari kumushinja ubugome, tugiye kubyinjiramo neza. Ikindi, invitation mwayibonye se? Muraho mutarabona invitation. Dore ngiye invitation ya Mutesi yamaze kujya hanze, tugiye kwabwira ubukwe buzabera he, ariko mwibuka ko hajinjira umuntu watumiwe wenyine, utazatumirwa bibaye byiza waba uretse kuhagera. Ubukwe buzabera i Nyarutarama, dore ngiye invitation. So reka tubyinjiremo byose, reka tubyinjiremo, reko turahera ku kuba ngo Pastor Mutesi yaramwohereje abantu kugira ngo kuri Bosco Empire bamugirire nabi, barinda no kumuhamagara barimo no kumushuka ngo abamugirire nabi rwose nibyo tugiye kwita duheraho tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muribuka iri jwi rya Mutesi muraryibuka? Rwego Satani birimo ingaruka ku rwego Satani yaguhumye amaso ngo utareba izo ngaruka. Bosco, wibuka ko turi abanyarwanda. Iyo ufata umunyarwanda mugenzi wawe ukamukuramo matirisi, ukicara ukabwira isi ko Mutesi bamuvanyemo matirisi, gushaka dogiteri nshaka kankuramo matirisi, wowe ubwawe ubyisabira. Yego. Ukongera uti Mutesi yasabye ibihumbi 50 7 biki, ubizi neza kubeshya. Ejo barambwira ko harimo $40 kandi rimbi ryarari barigeza nko $50, ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco kubeshya. Ejo barambwira ko harimo $40 kandi rimbi ryarari barigeza nko $50, ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco akakaba kazi, ariko niba kajemo ubugome nisesereza no kwibasira no guhimba ibinyoma, nukuri bitagombeye ko mvuga n'Imana, nukuri uzabigiramo ingaruka mbi. Hari igihe uzicara uvuga ngo Pastor Mutesi ibi yarabimbwiye. Aho niho bivugwa ko mu kumubwira ko azabigiramo ingaruka mbi witwa Bosco Empire. Mu minsi ishize hari umusore wamuhamagaye, ariko umusore ari gukoresha imyirondoro y'umuntu witabye Imana apfiriye mu mpanuka, amubwira ko ari impano yamuzaniye. Izi mpano zizadukoraho, ni ibintu byoroshye. Umuntu akaguhamagara, bite amakuru meze ute? Meze neza, hari impano nakuzaniye, hari umuntu wampaye impano ngo nkuzanire duhurire he, nawe kubera urebye hafi ukahita ujyayo. Bosco yaje gukora ngo icyitwa gusacinga, arashakisha, asanga wa muntu ari gukoresha amazina y'umuntu witabye Imana. No mu mafoto aza kubona amafoto ngo ari kumwe na Pastor Mutesi, aho bikekwa ko ngo yaragiye kumugirira nabi kubwa makuru yari amaze iminsi amutangazaho, we avuga ko atishimiye. Ambwira ngo ntago ari ibintu avugira kuri cyane mugire gute mugitange, ariko ntago ngende buze kuza kuvugira umubyeyi impundu ugahinga, kandi yakoze mu by'ukuri amakosa ukugira nzi kuza kuba nanezeza abana, ntago ushaka kuza kuba byakunda. Ahubwo uyu mujene reka tuze kuba twamugira inama kugira ngo uze kubona ko bino bintu bitanoroshye. Kwanza ubanza urebe n'iyo foto uwo bari kumwe ngo ni mu ntoki. Urabona ni umuntu wamamagaye mu buryo butazwi, hamamagara ati duhure ngo hereze. N'ubundi Bosco ari kuvuga ni ya Mutesi ari kumwe n'uwo muhungu wamuhamagaye amubwira ngo yamuzaniye iki? Impano. Kandi iyo mpano ntabwo yari ihari. Mubwira ati ngiye mbwira iyo mpano ushaka kuma wundi ni bwoko ki, numve niba nyikeneye ku buryo nafata umwanya wo kuza kuyireba,
cyangwa se wenda kurangire wenda aho duhuruze kuza ko wayinzanira mu gihe nakumva nyikeneye iyo mpano yanze kuyimbwira arambwira ngo ntago ari ibintu navugira kuri telefone ngo telefone z'iyi minsi nayo ngira ngo utengura zize ngo barazikura bakazumviriza ntabwo ati rero iyo mpano nzaniye udashaka kuvugira kuri telefone iyo mpano ugira guteye yihorere tugere ntaramumenya ariko n'ubundi ubutumwa bwa nyuma namuhaye namubwiye ngo ntago ndi buze kuruhuka ntagize gute ntamenye wowe uriwe byaba bibabaje cyane biteye agahinda biramutse ari byo koko byaba sinzi byaba ari igisebo gikomeye cyane kuri Mutesi biramutse ari byo ndikubwira biramutse ari byo kuko Bosco niba kubwira ko ifoto yiboneye n'ijisho rye y'uwo muhungu arangije amubonana ni iyo foto yifotoje bari bahagaze ku modoka ari kumwe na Pastor Mutesi byaba biteye agahinda byaba ari ibintu biteye ubwoba n'ibintu bimaze kugera ku rwego aho wenda ushobora gukora inkuru wamara gukora inkuru aho uri umuntu akaca mu buryo bwose kugira ngo bakubabaze kandi yamaze no kubikubwira bicishije ku ruhande kuko nk'uwa voice note nkakubwira ngo ibi bintu ushobora kuzabyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukaza kugira ikibazo 80% bwa buryo wambwiraga bumwe cyangwa ubundi ni nkaho naba namaze kububona none reko twibuka yuko hari n'abantu bamwe na bamwe bajya gufasha umuntu atabibatumye muri buku witwa Fata ku Mavuta Bruce Melody yatubwiye muri press conference ngo mwabantu mwe muri kujya kumfasha ntabibatumye ndabasabye mu ndeke muri kwishyira mu ntambwe muri kwishyira hano habi hatuma babafunga hatuma nyine mugira mubabara kushoka kandi ngiye nkicari yanga nibereye hano kandi ntabatumye sinzi rero niba uyu muhungu byaba byarahuriranye nuko Bosco uyu muhungu ahamagaye Bosco yari amaze iminsi akorana ikiganiro akoze ibiganiro byinshi cyane kuri Pastor Mutesi yari amaze kumuha na voice note umugati ibintu ushobora kuzabyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigahura na yuko no muhungu amubwira ngo nkufitiye impano urumva ko hari ibintu ubundi bitajya bihurirana biragoye ku buryo ushobora kuvuga ngo naringiye i Remera amaze kugira Remera ariko mpita nci Kanombe ngeze Kanombe mpita njya kwiba ahantu ngo byahuriranye ntabwo narinzi icyo kintu gihari hari umuntu ushobora no kubibwira akakubwira ati uri kubeshya cyangwa se biragoye cyaba ari ikibazo rero cyane gikomeye kuko aho bigeze ubu ngubu kano kanya kuko hari titre ukabona ni titre ikomeye ku buryo umugeni wajya kubona na wahise avuga ati uri kunsebya cyangwa uri kumbeshyera cyangwa mu kimwe kujya kubona na Bosco bigize ibintu birebire ariko mwoka byaramwe ibi bintu ntago ari byiza byaramutse byaranabayeho nizere ko wagenda ukicara ukigaya byago byaba ari byo ntago byaba ari byo niba yaraguharabitse niba yarakuvuzeho ibintu bitari byo niba yarakuvuzeho ibintu bigusebya nkeka ko inzego zirakora inzego z'u Rwanda zirakora zose inzego z'u Rwanda bro niba hari ikintu twese tuzi nuko inzego zikora sibyo I think it's been a bit of more tactical kugira ngo nyumvishe ngo ugiye kwihanira ukihana biciye muri ubwo buryo bwo kujya gufata umuntu ngo umuvune amaguru ngo umuvune amaboko ndi kukubwira ngo bibaye ari byo ntago byaba ari ibintu byoroshye bibaye atari byo nabwo haniho handi usanga Bosco kano kanya ayisagwa mu mutego noneho ngo benshi bavuga ngo uriya muntu agize iki ngarirangije sibyo ngo uyu muntu ibyo akoze bimwangirije izina kuko icyo ni icyaha gikomeye cyane ni icyaha gikomeye cyane uyu muhungu wamuhamagaye ni ibintu byoroshye MTN zirahari na ribona kwita bibona umuntu yaramuhamagaye mubwira no magambo ako no umwanda niba utwo tuntu turimo hagati no umwanda mu byihorere pe njye byigeze kumbaho kera
nabivuze kenshi buraba baranteze ndabwira ati n'umwanda ibyo bintu murimo n'ukuri kw'Imana yombi icyo gihe nafite imbaraga hari n'ukundi wenda byari kugenda mukumva ati iryinyo cyangwa ijisho barikuyemo cyangwa n'akaboko bagakebye ariko ntabwo ari umuti w'ikibazo mw'abantu n'ukuri ntabwo ari umuti w'ikibazo umuti w'ikibazo ntabwo ari ukuza gufata umuntu wiviriye mu kazi wiviriye ahantu ngo ugiye kumubabaza inzego z'u Rwanda zirakora niba hari ikintu gikora neza twese tuzi kandi twizera ni inzego z'ubugenzacyaha ni inzego z'umutekano mu Rwanda bro ni rwo rwego nzi rukora neza kurusha izindi nzego rero kuza kwifashisha umuntu ngo ugiye kwa mugani kumubomora icyuma ngo ugiye ngo kumukonyagura ngo amaboko n'amaguru bundi se birakumarira iki birakumarira iki ndibuka ngo wagiye gushaka ngo YouTube channel ngo yarazi ko nkorera umuntu ngagiye gushaka ngo boss nganyirukane aramuhamagaye ndumva ati niyo boss yari kuba hari iyo nyirukana ubundi wari kongoka iki ntacyo wari kuguma gutyo wari kugira iki hari umushite wanjye wakoraga kuri BTN nagiye kuwirirwa mvugaho amazina akora ikiganiro ku muntu arangije amwita mwandikira aramubwira ngo ngiye kuhita nkwirukanisha umuhungu wanjye nawe burya afunga umutwe ndabikunda yise mubwira ati gira vuba ahubwo ati gira vuba uwo mu manager nawe arirukanse ngagiye kurega yewe arahamagaye ndagushaka duhure nimugora dukora inama aramubwira ati duhure aramubwira ati umuhungu wawe rero witwa gutya na gutya yakoze ibi bintu ndashaka kumwirukana cyozo cyambere yaramubajije ngo nimwirukana urahita uza gukora mu mwanya we oya nimwirukana uramundi umusimbura oya ubundi yavuze iki yavuze ibi nibi yakubeshyeye ko nyine ngo hari ibintu bitajya bivugirwa ngo kuri kamera ngo bera ngo niba ari ibintu byacu yaramusubije ngo niba atakubeshyeye niba yakubeshyeye dore inzego ngiziri RMC iri haruguru RIB ahantu hose zirahari genda ujye kumurega ariko utwo tuntu two guzushyushyura mu matwi yanjye ngo nirukane umukozi ntawe nirukanye hano nteganya kwirukana mungu wanjye se sa ameze neza nta n'ikintu wazo umubwira none ibyo bintu byamuteye imbaraga hambwa ati kuva ahantu umugabo atinyutse akaza akabwira boss wanjye ngo nyirukane none yanamaze n'ubwoba boss wanjye yarambwiye ati kora wowe ukora ikintu gifite fact numara gukora ikintu gifite fact rwose ufite ibizibiti byo yakerekana ko nkuru wakoze ariyo nibyo kuki mushaka ko ibintu byanyu ubundi bitavugwa ikintu kibi twese turabizi kuza ukivanga mu miryango y'abantu ni icyaha ni ikosa nukuri ni ikosa pe narabibonye ntago ari ibintu byiza kuza iki nabonye abantu benshi bibabaza urasheriwe uyu papa we ntago ari byiza byo ariko si ikintu nakoze n'ukubera iki nta kitavugwa umugore wanjye mumushyire ku ruhande sibyo bashiki banjye mushyire ku ruhande bakuru banjye mushyire ku ruhande ariko byo kuza ngo nge niba hari ikintu nakoze nyine ngwino mvuge big man yakoze ikintu kimeze gutya na gutya kirimo amakosa ameze gutya na gutya ikintu gifitemo utuntu tutari icyo cyo ni clear to the people nakantu koroshye no kuza nkisobanura ariko kumva ngo umuntu yakuvuzeho ngo watsi 50,000 icyo kiganiro kirahari ubivuga pe nanjye naracyumvishe pe uri kurira uvuga ko ukeneye 50,000 haragushyingura bigoye kugira ngo ubashe gushyingura umukunzi wawe cyo kuvuga ngo bakuvanye mu matrice nubwo barabyivugiye ariko ntabwo wavuze ko kereka ikosa niba yaravuze ngo niba yaremeje ko bayivanyemo ariko aravuze ati we byageze n'ahantu niheba numva njya kwa muganga nubwo ngo wankuye ko ngwaye gutya na gutya wayivanyemo kuki ibintu rimwe na rimwe mujya muvuga
akenshi abantu bajya bivuga bahubaguritse, ugasanga ndaje mvugiza ikintu 2021 cyagaruka 2024, ugasanga byabaye induru ngo wagigaruye n'umugome, wakigaruye n'umwicanyi, kandi ari we wabyivugiye mu kanwa kawe. Niba waragiye ukavuga ikiganiro ko ukeneye 50,000 kugira ngo ubashe gushyingura umuvandimwe ari witabye Imana, umuhungu niba yarongeye akabivuga ari we wabyivuze, ikibazo kiri hehe? Icya kabiri, niba waravuze ko ugeze kujya kuri muganga kubera uburwayi wumva bavanamo matrice, ikosa y'abarakoze nuko yaba yaremeje yuko koko yavuyemo aho ngaho, byo ntago muri inyuma ryaba ari bara, yaba yara ururimi rwaba rwaranyereye cyane ndetse rwaba rwaragiye gutya rukanyerera cyane, ariko niba atarabivuze ibyo cyo ntago ari ikosa. Ubukwe bwageze, ubukwe bwahumuye, ubukwe bwa Pastor Mutesi, rwose invitation zamaze gusohoka, ni ubukwe bigaragara ko buzabera muri mwe mu hoteli sibyo zikomeye hano mu Rwanda. Ni ubukwe rya jambo ryo hejuru urarizi Josh, bajya bavuga ngo abajya bavuga ama invitation menshi yajyaga zanditseho ngo nicyo gituma ngazava mu rugo iwe, nanga cyituma azasiga umubyeyi azasiga se na nyina, ariko umenya byaracitse ntago gene bikizaho. Ubu invitation yanditseho uko niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo akanteturura mu bantu, akanteturura mu bantu. Iri jambo ry'Imana turisanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 25. Umuryango wa Nowa yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo. Pastor Mutesi Marie Aime na Murindwa Ferdinand. Ubukwe burejo bundi rero muzika ari kera. Mbaza ngo buzaba ryari? Ubukwe buzaba ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2025. Gusezerana imbere y'Imana ni saa 8. Ndabona urusengero batarusizeho romantic. Ndabona urusengero batarusizeho. Kugira ngo uze muri ubu bukwe rero bwa Pastor Mutesi na Ferdinand, hari imyenda utegetse kuza wambaye. Umwambaro wemejwe n'umutuku n'umweru ku bagore, umukara n'umweru ku bagabo. Niba utekereza kujya mu bukwe bwa Pastor Mutesi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025, dore ngiye invitation imbere yanjye, urasabwa kugenda wambaye umutuku n'umweru ku bagore nka Saint Valentin, naho abagabo ni ukwambara agashati k'umweru n'agapantaro k'umukara, cyangwa ukambara ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, cyangwa ukambara ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara, ikoti ry'umweru. Ndabona hariho n'ikindi. Ubu ni ubukwe budasanzwe. Ubu bukwe buriho Josh, buriho hariho na dina. Ko hazabaho ubu bukwe, hazabaho kwakira abantu ku saa 9. Abantu uvuye mu bukwe bazakirwa. Niharangiza nijoro saa 4 habi cyitwa romantic dinner. Iyo romantic dinner rero nizaza m'abantu bambaye imyenda ifite code red, black na white na black. Iyo romantic dinner izaba saa 4 z'ijoro. Woya
reception nk'isaa 9 kuko ujya ubona ku ma invitation ngo tuziyakirira aha naha amasaha ya nayo. Urabona ko hariho tuziyakirira ni muri hoteli, nkeka ko kwinjira muri hoteli bizajya bisaba yuko iri Nyarutarama tuyivuge n'ubundi iri kuri invitation ariko none se kiri kuri invitation ni hoteli yitwa ngo Kigali Delight Hotel Nyarutarama. Sinzi niba uyizi, tumva ntayizi neza. Saa 9 kwiyakira, noneho romantic dinner itangire saa 4 z'ijoro kuri Kigali Delight Hotel Nyarutarama. Umwambaro wemejwe umutuku sorry ntago ari umutuku n'umukara, ni umutuku n'umweru ku bagore. Sorry, umutuku n'umweru ku bagore, umukara n'umweru ku bagabo. Urumva ko ku mugore ushobora kuza yambaye bo biba byoroshye, ikanzu nziza ya black nako ya white ya red, agashyiraho akantu twa dukote ko bizaba ari nijoro, twa dukote bajya bashyiraho ka white biroroshye rwose, cyane cyakambara ikindi cyose yakambara, n'ikanzu usanga ivanze idoze ivanzemo umutuku ndetse n'umweru. Ubwo murabyumva mbisubiremo, umuntu ushaka gutaha ubukwe batumiye muri romantic dinner izaba saa 4 z'ijoro, muzambara umutuku n'umweru mw'abakobwa mwe n'abagore, bahungu banjye muzambara umukara n'umweru. Ubukwe burashyize buratashye. Murumva ko wabura igihe gitoya, niba ari ku itariki 30, turi ku itariki zingahe? 19. Rero turi 19 ku kwezi kuzagera 28, harabura iminsi 9. Ubwo ari iminsi 39 muri make, ni ukwezi n'iminsi 9, sibyo? Nibyo biri ku murumva ko ubukwe bwageze, ngo buri ubukwe bwaratashye. Invitation ngihanze y'umuntu witwa Pastor Mutesi ndetse na Ferdinand. Niba ntumira nzajyayo, niba tanumira ntaho nzajya. Ndumva ari ibyo ngibyo twakigendera. Murakoze, mugira ijoro ryiza.